urakoze mwami Imana, ntacyo twakuburanye kugeza ubu, uduhagije ibyiza byo mu ijambo ryawe, rigira ububasha, imitima irakabakabwa kandi irahindukira. Wakoze, habwa icyubahiro. Turanakomeje n'uyu mwanya, dutiza imbaraga, tuvugiremo, bwira abawe, utegura aho byajya mu mitima yabo, abatwumvira hafi na kure bose ubaha umwete no gushishikara, bashebekera agakiza kabo, nuko twe nabo tuzahurire mu bwami bwawe. Uyu mwanya uduhire, twisabye mu izina rya Yesu, amen. Ku bateze amatwi, tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko iri kutubwira ngo itorero ry'Imana mu minsi iheruka. Ngiryo ijambo tugiye kuganira, itorero ry'Imana mu minsi iheruka. Nibutse abantu ko turi mu minsi iheruka, haba mu bisanzwe byo mu buzima, haba no mu by'umwuka, ibiri kuhabera ntibisanzwe. Kubw'ibyo rero, n'iri torero tugiye kuganira ryo mu minsi iheruka, kuri benshi bateze amatwi, rifite imikorere, umugambi n'icyerekezo bidasanzwe ugeranije n'ibisanzwe biriho. Kubera iki? Muri Matayo 24, abazasoma iki gice cyose kivuga ibimenyetso byo kuza kwa Yesu, harimo intambara n'impuha zazo bibera kure no hafi aho tureba, harimo inzangano mu miryango cyangwa se mu muryango mugari wa mwene muntu, hakabamo ibishyitsi, imyuzure, inzara, impanuka, kurumbya, hakabamo ibyago by'uburyo bwose biri mu biremwa tudategeka, rukarya ibirunga, impanuka mu nyanja, impanuka mu kirere, imyuka ishyuha indi igakonja, inkuba n'imiyaga. Ibi byose biba mu byaremwe tudategeka. Ibyo byose ni ibimenyetso biranga kuza kwa Yesu. Ariko kandi harimo n'abahanuzi b'ibinyoma banditse muri Matayo 24 umurongo wa 11. Noneho inyuma y'abahanuzi b'ibinyoma hakaba n'ubutumwa bwiza bwanditse muri Matayo 24 umurongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose imperuka ihereko ize. Uwo ni umurongo wa 14. Ku bateze amatwi, nguko uko ibintu byahanuwe ko bizakurikira. Niba mubyumvise, abahanuzi b'ibinyoma bavuze ko umurongo wa 11, ubutumwa bwiza buvuzwe ko umurongo wa 14, bifite ubusobanuro bwahoranije. Abahanuzi b'ibinyoma bari bavuzwe n'imyizerere iriho myinshi itandukanye. Kandi ku basoma Bibiliya b'Efeso 4:5, hariho umwami umwe, hariho umubatizo umwe, hariho kwizera kumwe, hariho Imana imwe. Ubwo bivuze ngo abayoboka Imana imwe, bakayoboka Yesu umwe, bakabatizwa kimwe, bakizera kimwe, bagira idini imwe. None ubu tuvugana hari amadini aruta umubare uwuzi, ushobora kumenya, menshi cyane. Ubwo bwinshi bw'amadini anyuranije imyizerere, adakorera hamwe, avuga ko azajya mu ijuru rimwe, kandi abadahuriza ku isi batahurira mu ijuru, nibo bahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bavuzwe. Noneho inyuma yabo, kuko mwababonye ntabwo ndongera kubavuga, inyuma yabo Bibiliya iravuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, niburangira imperuka ihereko ize. Hirya y'ibyo rero, hari ubuhanuzi bw'iri torero ry'ukuri bwiriza ubutumwa bwiza, nabwo bugomba gukurikiraho, ari nabwo busohoreye mu maso yanyu no mu matwi yanyu kuri bamwe. Iri torero ntabwo ari uko mu gitabo bita Rarama urebe hejuru,
ni urupapuro rwa 315 cyangwa se mu cyongereza ni the upward look. Harimo amagambo avuze ngo Imana ifite itorero ryayo. God has a church. It's not the great cathedral, neither is it the national establishment, neither is it the various denominations. It is the people who love God and keep his commandment. Iri torero Imana ifite ku isi ntabwo rirangwa na katedrali y'igitangaza, ntabwo ari itorero kuko ari katedrali y'igitangaza. Oya, ntabwo ibyo ari byo birigira itorero habe namba. Si nuko ari ikigo gikomeye cyemewe hari mu bihugu. Oya, ibyo ntabwo bituma umuntu ntabwo bituma ikintu cy'ibitorero wakwemerwa mu isi mu ijuru batakuzi. Sinaya madini atandukanye, neither is it the various denominations. Ntabwo ari aya madini y'ubudumbi mubona. Oya, ntabwo ibyo ari itorero. Itorero ni irya Kristo niwe mugabo waryo. Ubudumbi bwose rero buramutse ari itorero, ubwo Kristo yaba ari polygamy, afite abagore batagira ingano. Kandi ibyo ntibibaho. Afite itorero rimwe, niryahoranye, niryafite, niryazahorana, ntabwo ahindurirwa. Ahubwo iryo torero n'abantu bakunda Imana kandi bakitondera amategeko yayo. Abo ntibisaba bwinshi ko muri Matayo 18:20 handitse ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Noneho where Christ is, even among the humble few, this is Christ's church. For the presence of the high and holy one who inhabits eternity can alone constitute a church. Aho Kristo ari, nubwo yaba ari mu bantu baciye bugufi kandi bake, aho Kristo ari, nubwo yaba ari mu bantu bagufi baciye bugufi kandi bake, irya bari itorero rye, kuko kubuwo wera kandi ukomeye utuye ahirengeye ahari, ibyo byonyine bihagira itorero. Where two or three are present who love and obey the commandment of God, aho babiri cyangwa batatu bateraniye bakunda Imana kandi bakumvira amategeko yayo, Jesus there presides. Aho Yesu niwe uhayoboye. Let it be in the desolate place of the earth, in the wilderness, in the city enclosed in the prison walls. Kabone nubwo baba bateraniye mu bihanamangu iyo byo mu butayu, kabone nubwo baba bateraniye ahantu cyangwa se bakingiraniwe no muri za gereza bafunzwe, abo bose bari itorero ry'Imana. Icy'ingenzi gusa nuko Kristo yaba ari muri bo. Iryo rero niryo tugiye kwiga. Ntabwo tugiye kwiga irigizwe n'amatafari n'amabati. Oya, iryo rishobora kuba inzu nziza irimo n'abantu bakize cyangwa beza cyangwa benshi. Ariko ibyo ntabwo bivuze ngo ni itorero. Ntabwo tugiye kwiga iryamamaye, rishobora kuba rimaze n'imyaka 1000, rizwi rikunzwe n'abakomeye n'abami bariyoboka. Ibyo ntabwo bivuze ngo ni itorero. Cyokora ryaba ari iry'abantu kuko baho n'iry'ababyinnyi n'iry'aborozi n'iry'abavumvu, ibyitwa amatorero byo birahari byinshi. Ahubwo rigizwe no kuba ari abantu bake cyangwa benshi, bagufi cyangwa bakize, ariko bakunda Imana, bakumvira amategeko yayo. Yesu akaba ari bo bayobora, akahabwa agaciro aho bakorera naho bakoranira, nuko ibyo bikabagira itorero ry'Imana. Bavandimwe, nyuma y'uko ubwinshi bw'abahanuzi b'ibinyoma bamaze kwigaragaza, ndetse kuri bamwe bikabatera iseseme, aho iby'iyobokamana babifatira mu ishusho y'ibyo babonye. Kubona abantu bameze nk'amabandi bari gusahura imitungo ya rubanda, kubona abantu bafite imyizere ya kiginga ya bujiji, umuntu akabwira abantu ati muze mbakandagireho murajye mubona umugisha, ngiye kwihagarika mujye munsi w'umwana wanjye ubwo arabakijijwe, ngiye gucira mugwanire w'amacandwe aragwaho ubwo arabacyuye Imana. Hari abantu bajya bareba iyo myizerere ya kiginga y'ubujiji y'ubuswa, bafite ubwenge bashishoza, bigatuma bazinukwa n'iby'Imana byose. Abahanuzi b'ibinyoma batera rubanda rufite imitima itaryajya kandi rushishoza kuzinuka iby'Imana. Rero nubwo bimeze bityo ntibibujije ko ari itorero ry'Imana ry'ukuri. Iri torero ry'Imana ry'ukuri tugiye kubabwira, turababwiraho ibintu bine. Turababwira ubwiza bwaryo, turababwira ukuri rirengera,
turababwira urujijo ryatejwe n'amadini, turababwira n'uburyo riharanira gusa agakiza ka mwene muntu. Ngibyo ibintu bine tugiye kuganira. Duhereye kuri icyo cya mbere, duhere ku bwiza bwaryo. Ubundi ni nako ryahanuwe abakorera Imana bose ku isi, nuko bahanuwe. Yesaya 5:2 umurongo wa 7 haranditse ngo rega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Nubwo ari umurongo w'ubuhanuzi bwavuzwe kera, ariko nawe gerageze gukurura ibitekerezo uwumve. Muri uyu murongo hari kuvuga ko ibirenge byuzanye inkuru nziza by'ubwabyo ni byiza ku misozi. Iyo nkuru azanye yamamaza iby'amahoro, avuga ibyiza, noneho akabwira Siyoni ngo Imana yawe iri ku ngoma. Ubu butumwa bwiza, nubwo abantu bapfa kubivuga ngo ubutumwa bwiza nk'uko byanditse muri Bibiliya, Abafaransa bavuga ngo ni bonne nouvelle. Ubutumwa bwose burya aba ari ubutumwa, ubutumwa bwose burya aba ari ubutumwa, ariko ntabwo bwose aba ari bwiza. Wakubwira ko umwana wawe yapfuye, n'uwaza akakubwira ko umukobwa wawe yabyaye, bose baba bazanye ubutumwa, ariko umwe ni bubi undi ni bwiza. Rero itorero ry'Imana ryo icyo ritumwe kubwiriza ni ubutumwa bwiza, bugizwe n'ibintu byinshi bitandukanye, kuko ubutumwa bwiza ari Yesu ubwe. Icya mbere ni ukubwira abanyabyaha ko baba bariho, ko inzira ibakiza yabonetse. Iyo ni inkuru nziza. Wari ukatiwe urwo gupfa, iyo abwiwe aho arakirira, iyo ni inkuru nziza. Icya kabiri, Yesu ari ku isi yahaje ntawaje kugora, ntawaje kurushya, ahubwo yaraje wese, misiyo ye mu mashami yari yose yaraje kuruhura rubanda. Impumyi arazihumura, abashonje arabagaburira, abambaye ubusa arabambika, abanyamibabaro arabahumuriza, ku musozo arapfa ngo tubone ubugingo buhoraho. Ubwo ari ku isi yatanze serivisi gusa, iraserivi, yarakoreye ntigeze akorerwa. Ngiki cyatumye ravuga ngo niwe butumwa bwiza. Kandi ubu ubutumwa bwiza nicyo bivuze. Umuntu babatangarije itangazo ngo iwanyu hagiye kuza umugabo, ngo ababuraye bazajya bajya gufata y'ibyo kurya, ababuze imyenda bazajya bagenda bahi, azaba atuye ku kilometero 1 cyangwa 2 nubwo byaba 5. Uwabuze udufaranga two kujya kwa muganga azajya anyurayo, uwabuze ayatangaho mituweli ajya asimbuka muheho. Iyo nkuru yaba ari nziza, nkuru yaba ari nziza, mwana senga ngo umuntu aragahoreho. Ngiki cyari kizanye Yesu mwisi. Noneho abagera ikirenge muke, Abakorinto ba 2:5-20 nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo. Ubwo abagera ikirenge muke, abakora mu ngoma ye, ngiki iryo torero ry'Imana, ngiki cyatumye rishyirwa mu isi. Nicyo nuvuga ngo iyo bavuze ngo turinwa mu kimbo cya Kristo, abafite icyongereza aranditse ngo we are ambassadors of Christ. Mbese uko birasobanuye ngo uyu murimo twe turi gukora ubundi si uwacu, ni uwa Yesu ubwe. Yakagombye kuba hari akabyikorera, none yabaye yikebanuye gato, hari aho yabaye yagiye arahadusiga. Icyo tuzakora muri uwo mwanya dusizemo ni ugukora icyo yakora. Aramutse ahari yahumura, aramutse ahari yavura, aramutse ahari yagabura, aramutse ahari yasura ku bitaro, aramutse ahari yasanga imbabare muri gereza, aramutse ahari yacumbikira abashyitsi, aramutse ahari yahumiriza abanyamibabaro, aramutse ahari imfubyi zaza zikamutetaho, aramutse ahari abapfakazi baza bakamuruhukiraho. Ubu Yesu aramutse ahari, ibyo yakora namwe murabizi kuko nibyo yakoze nk'uko mubisoma mu nzandiko zera. Ngiki cyatumye rero ibyo yabwirije we ubwe byitwa ngo ni ubutumwa ariko bwiza. Sebwo impumyi ntizabivuga ko ari bwiza, ibiragi ntibyabivuga ko ari bwiza, ababuraye ntibabivuga ko ari bwiza. Nibo babyihamiriza bavuga ngo ubutumwa twabonye ni ubutumwa bwiza. Ngicyo kwanza ikitorero ritumwe nibwo bwiza bwaryo. Bana b'Imana, ngiraha mu gitabo cyitwa TM cyangwa se Testimonies to Ministers, ni urupapuro rw'173, harimo ijambo rito cyane rivuze ngo
turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi yacu, kandi ukurikije umucyo wamurikiye inzira zacu, ntabwo we cannot now be excused from a moment of meeting low standard. Nta rwitwazo twabona turamutse tutageze ku rugero rushakwa as co-workers with Christ. Nk'abakozi bakorana na Kristo, we are privileged to share with Christ in his suffering. Twagize amahirwe yo gusangira na Kristo imibabaro ye. We are to look at his life. Turasabwa kwitegereza imibereho ye, study his character. Turasabwa kwiga imico ye and copy the pattern. Twarangiza tukagira ikirenge mu cye. What Christ was in his perfect humanity, we must be. Icyo Kristo yari cyo igihe yari yambaye umubiri wa kimuntu, nicyo dusabwa kuba cyo. For we must form characters for eternity. Kuko turasabwa kurema imico izaramba mu bihe by'iteka ryose. Iri jambo rirumvikana, ariko ndariha ubusobanuro. Imana ni urukundo, rwa mbere rwa Yohana 8. Simbiho ubusobanuro bwinshi. Guhumeka niyo, kuba tubona imvura niyo, izuba niyo, umutima ugatera niyo, amaraso agatembera neza niyo, igifu kikagogora niyo, umwijimuka niyo, impyiko niyo, imikorere y'impagarike, kurinda imibumbi iri mu kirere ntigongane niyo, imigezi gatembe ikazagaruka ikatuzanira imvura niyo. Dieu service d'autrui. Imana ihangayikishijwe no gukorera ibyo yaremye. Nicyo cyatumye bivugwa ngo Imana n'urukundo. Ntabwo twishyura. Uroye ukuntu twishyura amazi ya wasake, tukishyura umuriro wa Ewasa, tukishyura gaze, tukishyura ukuntu twishyura. Imana yo burangira ngo niyitanga byinshi, kuko naho bacomeka ni mukwayo, ariko ntabwo yo yishyuza. Iyo miterere yayo kudukorera kandi ntigire ikidusaba. Nibyo bivuze ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Noneho igihe yatumaga abantu ku isi ngo baze bashinga itorero ku isi, kwari kugira ngo ihagire agence, ihagire ikigo, aho yo ikemurira ibibazo by'abaturage, aho yo ikemurira ibibazo by'abaturage bo ku isi. Yahashyize ikigo, ishyiramo n'abajya mu ibyo biro ngo babe bakoramo, ari byo torero ryayo. Wewe muvuga butumwa unyumva, mukuru w'itorero se cyangwa bitwa abapasiteri, ibyo waburi byo byose, ariko bipfa kuba byitwa iby'Imana. Ubwo nk'abakozi b'Imana twicaye ahantu Imana yashinze, iyo ishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage ibaye idahari mu mpagarike ngo tuyibone, nitwe yahashyize. Ngo waburaye ahadusange, uwambaye ubusa ahadusange, umurwayi ahadusange, umunyamibabaro ahadusange, ataje kwishyura, ahubwo aje kwa se, ni ku Mana, ni mu rugo rwa data, aje kuhabaza serivisi, kuza ari kuvuga ngo papa naburaye umpaye ibyo kurya. Ngiki cy'itorero ryashyiriwe mu isi, nibwo bwiza bwaryo. Wewe unyumva rero, nibiri byo usengamo, nibiri ryubamo atari uko bigenda, icyo ni ikindi, icyo kora nacyo kiriho. Icyo turi kubabwira ni itorero ry'Imana mu minsi iheruka. Bana b'Imana, mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ni urupapuro rwa 9, Icyongereza ndetse n'urwa 11, hari amagambo avuze ngo itorero ni igikoresho Imana yatoranije for the salvation of men, ngo giharanira agakiza ka muntu. Itorero ni igikoresho Imana yatoranirije guharanira agakiza ka mwene muntu. Byashyiriweho gukora, kandi umurimo ryahawe no kujyana ubutumwa ku isi. Uhereye mu ntango y'ibihe, byari mu migambi y'Imana ko binyuriye mu itorero ryayo, ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwayo, kuzura kwayo bigaragarira rubanda. Abizera nabo bagize iryo torero, ab'Imana yahamagaye kavana umwijima w'icuraburindi kabageza mu mucyo w'itangaza. Umurimo wabo ni ukwerekana icyubahiro cy'Imana. Itorero ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana, kandi binyuriye mu itorero, ubwiza bw'Imana bugomba kugaragarira mu isi. Ku rupapuro rwa 10, paji ya 11,
itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu w'ubuhungiro Imana yikubitiye cyangwa se yiyubakiye muri iyi si yakoze imyigaragambyo cyangwa se yagomye. Ni ukuvuga ngo aho imiryango itagikundana, ubwo icyo cyuho abanyantege nke bazitabwaho n'andi miryango itagikundana, abapfakazi n'indi uzabagwanaho imiryango itagikundana, icyo cyuho Imana yashinze itorero ngo rize rikizibe. Ubwo ku gasozi uwakungahaye akarusha abandi amaboko akoresha ubwo bushobozi abanyagutwabo, Imana yahashyize itorero ngo rizazibe icyo cyuho. Abo barenganijwe, abo bagowe, rizajya rijya kuramira ritabare kugira ngo batanogoka. Ngiki cyo itorero ryashyiriwe mu isi, ngo ubwo bwiza bwaryo. Bana b'Imana, mu bihe byose byabayeho, ntabwo nubwo turi kubwiriza ubutumwa mu minsi iheruka, irakaba ari itorero riheruka, nta bindi bizakurikira inyuma y'aha ngaha, ko niko kuri. Ariko dufite urugero rwiza rw'abatubanjije tugomba kwigana, nabo bemeye gukorera Imana babikuye ku mutima. Ndatanga zimwe mu ngero. Reka tuvuga Aburahamu, Itangiriro 12 hereka umurongo wa mbere. Uwo niwe sekuruza w'abizera. Bamwe nibabiza badasoma Bibiliya cyane, yarabwiwe ngo ave iwabo mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu Imana yagombaga kumwereka, imusezeranira kumuha umugisha, imusezerana kogeza izina rye. Irangije amubwira ngo uzabe umugisha. Ibitabo biradusobanuriye ngo kuba umugisha kwa ruko agiye gukorera rubanda, kandi koko afite ibintu byamuranze, muzasoma mu bitabo byinshi. Ngo muri icyo gihe yari umukire kuko yari afite abagaraga 1000. Ngo ariko abandi bakire bo mu gihe cye ngo bajyaga bubaka ibipangu byabo, ngo bagashyiraho amarembo 2, ngo iry'abakene n'iry'abakire. Ngo ibyo ntiyigeze abikozwa, ahubwo imbere y'abantu bose bari bareshya. Ngo sekuruza w'abizera. Ngo yari afite ingano nyinshi, yari afite intama nyinshi, yogosha ubwo yakabohamwe imyenda, ingano agasya agateka imitsima. Ngo akajya aho rubanda b'imbabare bari buhurire, akabagaburira akabambika, kandi ntawe yishyuza ngo atange fagitire. Mwumve namwe iyo resitora nibwo yabaho, kugenda ugaha abantu ukabagaburira, nawe urashonje, nawe urashonje, nawe urashonje, nawe urashonje, ukanezezwa nuko bishize. Rwose ndabimaze nk'agiye gucuruza avoka na Nyirangarama. Na Nyirangarama niko njye numva. Rero Aburahamu yarabwiwe ngo uzaba umugisha. Kuba umugisha nibyo, abandi bakakurya, bakakunywa, bakakwambara, bakakuruhukiraho. N'abatagira ababyeyi bakakwita umubyeyi wabo, n'abatagira abagabo ukaziba icyo cyuho mu kubagirira neza. Nibyo mvuga. Nuko nguko uko Aburahamu yakoze. Si ibyo gusa, n'abahanuzi ba kera bari bameze neza, bahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Abami ba 2:5 muzasoma igice kivuga ukuntu Elisa yakijije umubembe, umugabo w'ingabo za Siriya, uriya Namani, atunguwe no kubona akiza indwara y'ibibembe yari yarabaye. Mbese bari barihebye bazi ko iyo ndwara itakira. Arangije aravuga ati rwose umugaragu wawe akiriza impano nguhaye, undwanyeho. Kandi byarashobokaga. Buri wagukiza diabete, akagukiza kanseri, akagukiza ibibembe byo ntitukibibona cyane ku buryo byaduhahaza, ariko kanseri na diabete turayizi, za stroke na za n'imitima, izo ndwara turazizi zijujubije rubanda. Umuntu akayigukiza, ubifite akanakubwira ngo n'ama miliyoni 10 wazibara udaciye ku ruhande. Ngamu murebe uyu mugaba w'ingabo za Siriya ntacyo yarabuze. Niyo agira icyabura n'igihugu cy'iwabo cyajyaga guteranya, ariko uyu mujenerali uyoboye ingabo akishyura agataha akize avuwe. Icyo nshaka kuvuga, iki gice cya 5 Abami ba 2:16, ngo umuntu w'Imana, ngo wa musirikare ngo aramubwira ngo akira impano, ngo aramuhata ngo azishyikire. Biravuze ngo aramugomera ngo azende. Ndaramubwira ati oya sinkoraho, taha ahubwo ujye kubwira mu Isirayeli kwisi, ujye kubwira Isiriya ko mu Isirayeli dufite Imana. Ujye uko Imana ikora igikemura ibibazo by'abaturage bayo nta fagitire. Kandi koko intumwa za Yesu zigeze mu isi, kuko Yesu yongeye gukandagira ku isi ngo aje guhishura imico ya se. Yari imaze kwibagirana bitewe nuko ishyanga ry'Abayuda hari haciye imyaka myinshi y'ubuhakanyi. Barangije bafata iyobokamana barigira business, igitambo bakagurisha, ituro, akantu kose bakorera. Ngo n'uwapfuye harayo bamuryaga ngo bagire imigisha n'iki bamubeshya ko bamusengeye.
n'uyu munsi biriho. Utuntu twose reka mvuge ngo twegurirwa abikorera tujyanye n'utwiyobokamana, nuko Yesu aregutse mu isi asa n'uvuguruye. Yaraje guhishura imico ya se. Intumwa yatumye Matayo 10:7, mugende mubwiriza ubutumwa bwiza, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni, mwabiherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Ubwo nibwo bwiza bw'itorero. Ngiki cyatumaga Yesu bamukurikira. Yateranije igiterane ibaye saa 9, isaha yo gutaha igeze, ngo arabareba ngo nabashonje. Arangije arabicaza, atura imitsima n'ifi, arabagaburira. Ngejo aho yari yateraniye bare baharegutse. Cyokora abo yasomyemo ko bashaka ibyiza by'umubiri gusa, yarababwiye ati ntago munkunda ni ya mitsima, ariko urumva ko nayo yari ihari kwa Yesu igomba kuhaba. Abo bashonje, abo baburara, kuvuga ngo muri quartier hari itorero, mu murenge haba mu itorero, mu kagari hari itorero, mu mudugudu hari itorero, ababurara bakicwa n'inzara ntari bari hari. Haba hari ikindi. Icyo kihubatse ni ikindi, mwaba muzi kuvuza ingoma, ubwo nahabyiniga umuzika, mwaba muzi kwiyereza, ubwo naho bananurira imbavu, ariko ntabwo ari itorero. Ryabaryo ari uko ababurara, abambaye ubusa, abagowe, kandi by'ukuri batari kwigirisha baboneye ubufasha iwanyu. Yesu abituma abigishwa be, mwaherewe ubusa, namwe ibyo mujye mutangira ubundi. Ibi mvuga byose n'ubwiza bw'iritorero. Mu bahanuzi bwari hanuye ubutumwa buheruka, kuko nibwo turi kwiga, bwivugura n'ubugorozi, bwahanuwe mu nyandiko nyinshi cyane. Ni Yesaya 5:8 uhereye 12 kugeza 13. Havuga ubugorozi buheruka bugomba kongera kugarura rya torero rya Kristo n'intumwa ze, bugomba kugarura imikorere imeze nk'iya Elisa wabaye umugisha kuri rubanda rwose, bugomba kongera kugarura umutima nk'uw'Aburahamu wafataga ibye akabinyanyagiza mu mbabare atitaye ku gihombo ari kugira. Byahanuwe ko ubwo butumwa ari ubugorozi. Noneho abasomyi bamenye iby'itorero umuzingo wa 9 n'urupapuro rw'126 handitse ubugorozi ko ari bwo buzakora ibyo mvuze. Abazasoma mu bitabo byinshi bitandukanye hahanura ubugorozi, ariko njyeho nshaka gusoma muzabisoma no muri Bible commentary umuzingo n'uwa 4151 handitse ko abazakora ibyo ari abagorozi bavugurura kandi basubizaho imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kuko uwo mwuka n'uwo mutima ubu waribagiranye. Umuntu arashinga kadini agasigara asenga y'ikuzimu ngo nanjye kazankiza ryari, ngo tuzatera imbere ryari, ngo nanjye nkiri ngo mbone ndi mu modoka. Nta mubabara afite, nta n'imvune byabagiye kuruhira ngo iyo mitima azayimurika imbere y'Imana. Kandi Abaheburayo 13:17 abayoboye abandi, Bibiliya iravuze ngo barinda imitima nk'abazayibazwa. Ntibimubabaje nimushaka muzagwe kugase mu muhamaturo n'icyacuma rye. Ibyo torero rikora nk'Aburahamu, rikora nka Elisa, rikora nka Yesu, rikora nk'intumwa. Iyo ubugorozi butaba mu isi ryari hafi kuzimira, ariko Imana ishimwe kuko bwahanuwe ko buzabaho. Noneho ubwo bwiza ndasoma n'ubundi muri Bible commentary n'umuzingo wa 7936 ndahavuga ubwiza bwaryo gusa. Haranditse ngo ibyiringiro by'ubugorozi, itorero rigomba guhaguruka kandi rizamurika, ribe ryiza nk'ukwezi, rirabagirane nk'ikizubazuba, ritera ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Abagaragu b'Imana bafatanije na Kristo bagomba gusunikira kure umuvumo watumye itorero rihinduka akazuyazi bene aka kageni. Ibyashe 3:15 kugeza 19. Guhanwa kwa Laodikiya kuvugwa muri iyi mirongo bisobanuye ibyiringiro byo kubaho k'ubugorozi. Bana b'Imana, uyu murongo batangije wo mu ndirimbo ya Salomo 6:10, ubwiza bw'iri torero ngo rigomba kuba ryiza nk'ukwezi, ngo rikabagirana nk'ikizubazuba, ngo none rigatera n'ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Ni nabyo bizaba byiswe ko ari ubutumwa bwiza. So ubundi weho nawe uwunyumva aho wicaye nawe bizera uyoboye, ntawe urwara ngo mumufashe, ntawe wambara ubusa ngo mumwambike, ntawe ugira ikibazo ngo mugikemure, ntawe utagira inzu muyubakira,
nta ufite umwana woze ka minerivare nibura mujugunyiraho n'ak'igihembwe kimwe, nta mpfakazi uri kuri izo mfubyi nibura mujugunyira n'agashoro ko gucuruza utunyanya bivuye mu cya 10 n'amaturo, kuko byanditse mu gutegeka kwa 2:14-26, gutegeka kwa 2:26-12, muri kimwe mu 10 n'amaturo havagamo umugabane w'imfubyi, umupfakazi n'impunzi. Ibyo bamwe mwamaze kwita ngo nisakirirego, mukayajya mwenyine mutababaye, mutarwaye, mutari n'ababare we batagiraga gakondo mukize. Ubwiza bw'iri torero wewe urukumva bufite, ariko izo mbabare zaguwe neza zifite abo zitakira, zigira ibibazo, ko twese tugira ibibazo ku isi, ariko abafite ahari bunyarukire, atari kuvuga ngo ni indamage idakora, atari kuvuga ngo ni inzererezi y'umunebwe, oya, ari ibibazo byamuteye kandi bifatika n'undi yakumva. Weho unyumva nk'umuyobozi w'idini cyangwa umuyoboke waryo, iyo ubona ibyo bitaba iwanyu, ubwo urumva itorero rigira ubwiza. Iyi ngingo y'ubwiza reka nyinyarukane mvuze ngo ubwiza bw'itorero rifasha abakene. Niko na Yesu yabikoze n'intumwa ze, ibyakozwe 4:32, abizeye bose bahozaga umutima n'inama, nta mukene wababagamo. Abari bafite amazu n'imirima barabigurishaga bakabizanira intumwa, zikabigabanya abantu. Bibiliya iravuze ngo buri wese agahabwa icyo akenye. Iki nicyo cyatumye batora abadiyakoni 7, ni ibyakozwe 6:1. Bari bafite urutonde rw'abapfakazi bafasha, baba b'i Yerusalemu, baba ngo abayuda bari batuye mu Bugiriki, yari gahunda ihoraho yo kubafasha. Ngo ubwiza bw'itorero nuko icyo kora haza kubaho ingorane, intumwa zibwiriza ubutumwa ari nazo zigabura ibyo kurya, umurimo zibana muremure, hakaba abacikanwe. Ngiki cyatumye abadiyakoni batorwa. Ubwo wewe nyumva niba uri umudiyakoni mu idini yari yo yose, icyo umudiyakoni ashinzwe ni ukwakira umutungo w'itorero, ni ukuwubika no kuwukoresha ahereye ku mfubyi n'abapfakazi. Niho hahegwa, niho hambere. Iwanyu bitabaho rero iryo torero ntirigira ubwiza. Icyo ni ikindi, si itorero ry'Imana. Kandi no guhumuriza abanyamibabaro. Dufite inshingano yo guhumuriza abanyamibabaro, dufite inshingano yo kuba ubwugamo ku mpezamajyo. Ibi ndabisoma mu bitabo bitandukanye. Ubwiza bw'iri torero ndashaka ko buri wese abubona mu maso ye, agereranya ibyabamo n'iryo torero. Haranditse mu gitabo bita Ministère de la Guérison amagambo avuze ngo nous devons nourrir les affamés, tugomba kugaburira abashonje, ni inshingano. Vêtir les dépourvus, tugomba kwambika abambaye ubusa. Réconforter les affligés, tugomba guhumuriza imbabare. Et ceux qui souffrent, n'abababazwa. Nous devons travailler pour les désespérés et inspirer l'espoir aux découragés, tugomba gukorera abihebye kandi tukababyaramo ibyiringiro n'ubutwari. Iyi ni inshingano dufite. Mu gitabo cy'ibamye by'itorero umuzingo n'uwa mbere urupapuro rwa 335, bamwe bajya bavuga batereka da abakene bose ubishinje, ntabwo pastor yabona yahembwa, ntabwo yabona imodoka, inzu ye ntiyazavamo, ikote ntibyakunda. Oya, uzajya urya amaboko yawe ukore, ntabwo ushinzwe kurya imitsi ya rubanda. Ahubwo haranditse page 335 ibamye by'itorero zingwa mbere, toute chose bonne ici-bas y a été placée par la main bienfaisante de Dieu comme une expression de son amour envers l'homme. Ikintu cyose cyiza hano ku isi muhabona cyashyizwe n'ukuboko kw'Imana kugira neza, nk'ikimenyetso cy'urukundo ikunda mwene muntu. Les pauvres sont alloués au même titre que la cause de la vérité. Abakene n'ab'Imana bari ku rugero rumwe n'umurimo w'ivugabutumwa. Kuvuga ngo ugiye ngo amafaranga ngo tuzavugisha ubutumwa, ubuhe ubutumwa n'ubuhe? Ko ubutumwa ari ubutumwa bwiza tubwiriza. Iryo bwiza bikaba bivuze ngo nukugaburira abashonji, kwambika bambaye ubusa. Uzaba uri kuvuga ubuhe we kuvuga gusa, uvuga gusa. Ibitabo biratubwiye ngo kuvuga udakora byangiriza imico. Kubw'ibyo iri jambo muryumve. Ibamye by'itorero 305 n'umuzingo wa 2 kugeza ndetse 306, mwebwe mwakira ubutumwa bwiza. Niba muri mu itorero koko mutari kubeshya ngo iyo miryango yanyu ngo mugomba kuyikingura, imfubyi incike ngo zikaza zikayibamo, ndetse ngo nimugatungurwe ngo izo mfubyi ngo anige uzasanga zifite n'imico mibi,
ngo uzazifate nk'uko wafata umwana wawe yayigize. Si ubundi bari kugira myiza bayikuye ko batarezwe. Ngiki cyo ugomba kubakundira, nawe ukabashyushya ukabubararaho, nibura ku isi bakazavuga ko bahahuriye n'itorero ry'Imana bitewe n'ubwiza bwaryo. Mu Efeso 3:8-9 handitse ko iri torero ry'Imana rigomba kujijura. Bantu barajijwe, ntibazi uko barya, ntibazi uko bambara, na bamwe mu bakenye bakeneshwa no kudakora cyangwa se bakagura ibihenze batagira n'iby'ibanze. Itorero ry'Imana mu byo rishinzwe harimo no kujijura. Ubwo n'ubwiza ndi kuvuga, rirajijura, rigahamagara abasore bagakorerwa amahugurwa kugira ngo batazicwa n'urumogi ruri aha hanze, rigahamagara abakobwa rikabigisha kugira ngo ejo batazandagara bakamwara batwaye izindaro, bakabura ubugore bakabura ubukobwa, ubuzima bukazababera umutwaro. Rirahugura, rigahamagara abagabo bagize amahirwe bakabona akazi, rikabigisha kuzigama ngo bayacunge neza kuko ibyo dukeneye mu buzima ni byinshi. Itorero rifite inshingano yo kujijura. Ni 8, Abefeso 3:8 nubwo noroheje cyane. Hanyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka, njijure bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda, aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose. Nshaka muri ijambo rivuze ngo njijure bose. Itorero ni umubyeyi ku batabagira. Yakobo 1:27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Zaburi ya 68, Imana ni Data. Ariko bongeyeho kandi baravuga ngo by'umwihariko 68 umurongo nuwa 5-6, Imana iri mu butoro bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Insomye byinshi, ariko icyo nshaka nuko Imana ni se w'imfubyi, niwe mucamanza urengera abapfakazi. None se waba udaharasiyo, none siri hehe ngo itange rasiyo kuri izo mfubyi n'abapfakazi? Nta handi ibonekera. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Twebwe nk'itorero turi mu mwanya wayo, ibyo yagakoze iramutse ihari nitwe yabishinze, tugomba kubikora. Ubwo n'ubwiza bw'itorero. Bana b'Imana munteze amatwi, iyo ubona imyizerere rubamo, isaha irageze ngo abantu babwizwe ukuri. Iyo ubona imyizerere rubamo ibi bitaharangwa, nta n'ubivugaho, ayo mutura nayo mutanga ntumenye iyo yarengeye. Nta bya bindi bivugwa mu Bakorinto ba 2 igice cya 9 umurongo wa 12, avuga ngo kugaburira abakene, ngo ntabwo bikemura ubukene bwabo bakene gusa, ngo ahubwo bituma benshi bahimbaza Imana. Petero ya mbere 2:12 naho nuko handitse ngo nibabona imirimo yanyu myiza ngo uzabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Iyo abakene bafashwa, ni ivugabutumwa rishyizwe mu bikorwa. C'est la vérité mise en pratique. Ni ukuri gushyizwe mu bikorwa. Kubitandukanya n'ivugabutumwa nyine ni ikindi, ntabwo aba ari itorero ry'Imana. Ahubwo reka mbabwire ko gufasha izo mbabare, kuruhura abanyamibabaro no kuborohereza ibibazo, nibyo birehereza benshi ku Mukiza kuruta kuvuga amagambo akakaye. Kandi abayoboka Umukiza ntabwo ari uko baba bayobotse babitewe nuko bashaka gufashwa. Oya, hari n'ababosi, hari n'abitunze abigaburiye, bashimishwa gusa nuko Imana igaragara aho hantu kandi igakora imirimo yayo binyure mu bagaragu bayo. Rero bana b'Imana muteze amatwi, reka mbwire abantu ngo mu gitabo cy'abahirwa ni bande, ni urupapuro rwa 89, abafite iriya ya mbere ni 117, haranditse ngo icyitegererezo cy'itegeko ry'izahabu. Itegeko ry'izahabu rero ni urukundo, ni urugero ngenderwaho rw'ubukristo. Ikintu cyose kitagera kuri urwo rugero ni ukwishuka. Idini iyobora abantu kugusuzugura ikiremwa muntu Kristo yitangiye kubera ko gifite agaciro. Idini yatuma twirengagiza ubukene bw'abantu
imbabare cyangwa ukuri kwabo, iyo dini aba atari idini nyakuri, ahubwo aba ari idini y'ikinyoma. Abafite bahirwa n'ibandi iriya yindi baranditse ngo ni igishushanyo cy'idini. Meze ni nk'uko baguha ifoto y'umuntu ngo genda umwishyuze ngo dore ngo arakwambuye, ari ifoto ye, ntabwo ifoto yakwishyura. Niba iyo dini yanyu itita ku mbabare, iyo dini yanyu ikaba idacira kari urutega abakene, iyo dini yanyu ikaba itabaha agaciro Imana ibaha kugeza ubwo ibandika mu nyandiko, si idini, ni igishushanyo cyayo. Noneho igihe dukerense icyifuzo cy'umukene, imbabare n'umunyabyaha, tuba duhamya ko turi abagambanyi bagambanira Kristo. Kubera ko abantu bitirwa Kristo kandi mu mibereho yabo bagahakana imico ye, bituma ubukristo bugira imbaraga nke mu isi, izina ry'Uwiteka aritukwa kubera ibyo bintu. Bana b'Imana, aha hantu muhumve, n'abantu bazajya mu ijuru, abantu muzumva ngo bazajya mu ijuru. Ngiye naratangaye kubona dufite imirongo yoroheje kumva isobanutse muri Bibiliya, ariko tukabaho tutayumva. Ni Matayo 25, muzahere ku murongo wa 31, ubwo umwana w'umuntu azaza, ubwo ni Yesu, ngo azicara ku ntebe ye, ngo amahanga akoranira imbere ye, ngo atangire abarobanure, ngo nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, ngo intama azazishyira iburyo, ihene azishyira ibumoso. None ngo nuko umwami azabwira abari iburyo ngo nimuze, abo data yahaye umugisha, murago ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko ni ibintu bisobanutse mu byumve. Nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe murahagera, ndi ku bitaro muransura, naka icumbi murancumbikira. Ngibyo ibintu bitanu bizajyana abantu mu ijuru. Ndasubiramo, nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, ndi mu bitaro murahagera, ndi muri gereza muransura, naka icumbi murancumbikira. Ngo nuko ngo bamwe bazanamubaza ngo ko tutakubonye, ngo ibyo byabaye ryari. Gusa bo barahigwa, barahigwa kuba waragize ibyiza ukabyibagirwa, ntibihwanye no kuba ugiye kubwirwa ngo ntabyo wakoze. Nuko ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreye umwe muri bene data woroheje uri hanyuma y'abandi, akana ko mukamenye abafashwa n'abari hanyuma y'abandi, ngo burya ninjye mwabikoreye. Bana b'Imana munteze amatwi, ubu turi mu kaga, ubu turaregwa, dufite urubanza kandi rutoroshye, kuko kuri bamwe aho gukorera Yesu baramukoresha. Ibi ndabisobanura. Iyo uhuye n'imbabare, uri kuri shantiye uri kubaka, ugahura n'uwaburaye, uri guhinga wahamagaje baraguhingira, ugahura n'uwabuza yarajyana umwana kwa muganga, uri kubagara, uwo ni uhakazi kandi ukamuha make kuko nta yindi shuwa bafite. Bati none se nasubirayo ko nasize baburaye, aho ye gukorera 5 ahubwo ndaguha 2. Nagavuga ati nta kundi none se nabigira nte, nasize baburaye, sinakigwa natanga bahiki pfa kuyama. Uwo imbabare wari kunganira, ahubwo ni ugiye gukoresha. None Bibiliya irabibirindira, iravuze ngo ubwo mwabikoreye babandi boroheje bari hanyuma y'abandi. Yesu aravuze ngo ninjye mwabikoreye. Uwo munsi Yesu mwahuye, akaza ngo umukorere, agataha utamukoreye ahubwo umukoresheje. Ni nako benshi bakungahaye bimeze, bungukiye mu byago, ingorane, ubujiji bw'abandi. Noneho bana b'Imana, ubwiza bw'itorero icyo cyaha nta wagikora, ahubwo itorero ribereyeho, riteze amaboko, rirarambuye, ngo abantu bose muri domene zose ibyo bakenera babihavane, kuko twasomye ngo ni ikigo Imana yubatse, na agence Imana yahashyize giharanira agakiza kamwe n'umuntu. Nerekera ku gusoza ubu bwiza nkavuga ibindi mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo, page 229, haranditse ngo umurimo wo kwakira abahanya n'abakandamijwe, kwita ku barwayi n'abatindi, niwo murimo buri torero ryizera ukuri kw'iki gihe ryakagombye kuba ryarakoze uhereye kera. Mbese ubu turi mu bukererwe, ntabwo bavuze ngo tugomba kuwukora, ahubwo tugomba kuwukora kandi twakagombye kuba twarabikoze uhereye kera. Tugomba kugaragariza impuhwe zagutse nk'iz'umusamariya mwiza, tugoboka abafite amakene y'umubiri, duha ibyo kurya abafite inzara, ducumbikira abatindi batagira aho baba,
kandi uko bukeye n'uko bwije tukavoma mu Mana imbaraga n'ubutunzi bizadushoboza gucengera tukamenya ubutindi bwimbitse bwa mwene muntu, kugira ngo dufashe abadashobora kubwikuramo bo ubwabo. Gukora uyu murimo bizaduha uburyo bwiza bwo kumenyekanisha Kristo wabambwe. Mubyumve neza ko Bibiliya bivuze ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Gukora uyu murimo nibwo buryo bwiza bwo kumenyekanisha Kristo wabambwe. Kunyuranya n'ibi ugakora ibindi nicyo cyazinuye rubanda iby'Imana, ku buryo umuntu basigaye bavuga ngo waramutse pasitoro, ahubwo ukagira isoni, ukavuga uti ubu bakivuga pasitoro egari kujya amaturo y'abizera, ukabitinya kuko abiswe ayo mazina. Yewe burya abantu barebe kwe no kugira ubupfura, burya umuntu agucyuriye ibyo yaguhaye ubumwaye. Abizera basigaye bavuga ati si imitsi yacu se yabuzwa n'iki kubyibuha, si ibyacu yigwa ararya, bakabigucyurira kubera ko watakubwa inshingano yo kugaragaza ubwiza bw'Imana binyuriye mu itorero ryayo. Mu nkundire mfata ingingo ya kabiri, ukuri. Iri torero nanone ntabwo bizagendera amarangamutima gusa n'igishyika ngo nibyo byiza umuntu abikora uko ashaka, ahubwo riyobowe n'ukuri. Timoteyo ya mbere igice cya 3 umurongo n'uwa 14 n'uwa 15, nkwandikiriye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiye kugenzerizwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Burya mu nshingano itorero rifite harimo no kuba inkingi y'ukuri igushyigikiye. Yohana 17 umurongo 17, uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Iri torero ntabwo riyoborwa n'indongozi cyangwa ibyo bita kanuni yahimbwe n'umuntu cyangwa se church manual. Iri torero ntabwo rigomba kuyoborwa n'imigenzo, ibyo bita tradition. Iri torero ntabwo rigomba kuyoborwa n'inyigisho zihimbwa n'abantu, ibyo bita human theories. Iri torero ntabwo rigomba kuyoborwa n'ibihimbahimbano no gupapira, ibyo bita speculations. Ahubwo iri torero ni inkingi y'ukuri igushyigikiye, rifite ijambo ry'Imana nk'umuyobora. Timoteyo ya 2:3-16, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Mu rwego rwo kugira ngo iri torero ritazakorera mu kajagari, Imana yari haye kuyoborwa n'ijambo ryayo. Bana b'Imana, nk'uko icyaha kibata kikazazanya umuntu nk'uko twabibonye, niko n'ikinyoma kibata, kandi ikinyoma gitera ubwenge buke. Akaba ariyo mpamvu mu nshingano iri torero ryahawe, inyuma y'ubwiza bwaryo bugomba kugaragaza Imana mu isi, hariho no kurengera ukuri. Akaba ariyo mpamvu ndagerageza kuvuga ibintu bitari byo bitagomba gukorwa, bitaboneka mu byanditswe byera. Icya mbere, ntabwo byemewe ngo ujye kubwira umuntu ibyaha byawe cyetse uwo wabikoreye. Yakobo 5:16 hari abavuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Kubumva izindi ndimi baravuze ngo confessez vos péchés les uns aux autres, ni bamwe ku bandi. Wancumuyeho mu kwaturaho biremewe ko icyaha wakoreye Imana mu ibanga ukibwira Imana mu ibanga, icyo wancumuyeho ni njye ukabwira, icyo mu ruhame birumvikana ukivugira mu ruhame, ho wambuye wowe ibyo wariganije umusubiza ibye, uwo washebeje ujya kuvuguruza ibyo wamuvuze bibi, nuko batura. Ariko kumva bavuga ngo hari umuyobozi w'idini ngo ukomeye, ngo mujye mugenda ngo mujye imbere ye ngo mumubwire ibyaha, ibyo binyuranye n'ibyanditswe byera. Icya kabiri, hari abantu banga amategeko y'Imana ariko bagashyiramo uburyarya, ni wa mutego mutindi ushibuka nyirawo akihahagaze. Bagashyiramo uburyarya no kwicanga cyangwa se nabo ubwabo kwisobanya. Abanyumva mwese
mujya mugoreka imirongo ya Bibiliya ivuga ngo ntitugitwagwa n'amategeko, nanjye niko mbyemera. Bakavuga bati twatsindishijwe no kwizera nta mpamvu z'amategeko, nanjye nemera ko twatsindishijwe no kwizera si amategeko. Bagatangira bati n'Abisirayeli yarabananiye, ibyo si ibigwi, none zo ushaka kugira ikirenge mu bananiwe, mu cy'abananiwe. Mbese ugasanga abantu bari kujya bitega imitego. Ariko reka mbabwire mwese mu nyumva, amategeko barayemera, ahubwo iryo banga ni rimwe cyangwa abiri. Abasenga ibishushanyo n'abifashisha ibishushanyo mu misengere banga itegeko rya kabiri ribabwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukakikubita imbere. Iryo bararyanga kuko rihita rinyurana n'ibyo bakora. Abica isabato baruhuka icyumweru banga irya kane, bararyanga kuko iyo uvuze ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato nabo beza icyumweru bihita bisobana, kandi ngo mu miterere ya kamere ya mwene muntu mu byo yanga byinshi harimo no kwanga kubwizwa ukuri. Ariko ntukice bagyemera cyane, niyo mpamvu banga umurozi, niyo mpamvu n'intambara itera bagahunga, niyo mpamvu umanitse inkoni biruka. Ariko ntukibe bararyemera, niyo mpamvu basiga bakinze, niyo mpamvu bahinga mu kabande bagashyiramo n'umuzamu ku birayi n'ibigori. Ntugasambane bararyemera, niyo mpamvu dufite abagabo biga baracunga abagore babo, n'abagore biga baracunga abagabo babo, n'ababyeyi bose bafite uburinzi ku bana babo. Nuko iryo tegeko baryemera. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe bararyemera, niyo mpamvu mubeshyira agakanura amaso bati wambeshyeye ibi bintu birasubirwamo. Nuko iryo tegeko baryemera. Uramutse uvuze ko utagitwagwa n'amategeko, twabibwirwa nuko ujya usiga ukinguye muri Nyabugogo cyangwa mu Gatyata, none babahungu nabo bakisana bakirwana. Ubwo ko kuba utagitwagwa n'amategeko n'abajuru baba warabahaye rugari. Uramutse uvuze ko utagitwagwa n'amategeko, nta nduru watera usanze umugore cyangwa umugabo wawe yaguciye inyuma. Ariko imanza ziriho nuko nawe ushaka ko iryo tegeko risubira mu murongo waryo. Ahubwo dayimoni aho yerekeje bamwe ni ukwanga isabato no kwanga itegeko rya kabiri. Barangiza bakavuga bati ibyo byari ibyo mu isezerano rya kera. None wa mutego mutinde, umuntu yanze isabato yitwaje ngo niyo mu isezerano rya kera, ariko yaba yaburaye yajya kurya imitsi y'abizera agasoma Maraki ngo mabuhe icyacumi, kandi naho ni mu isezerano rya kera. Umuntu akanga isabato yitwaje ngo niyo mu isezerano rya kera, yakumbura kubyina no kugorora umubyimba agasoma ko Dawidi yavuze ngo bajegeze na Nebero n'ishako, kandi ni mu isezerano rya kera. Nabwo akabisoma igice ntataruke ngo afate na Salomo arongora abagore nk'igihumbi yari afite. Mbese ugasanga batoramo kamwe gahuje n'irari ryabo. Ariko reka mbwira abanyumva, isaha irageze ngo amategeko y'Imana mwongere muyahe agaciro. Yesu ati, Yohana 14:15, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data abaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Nta uhabwa umwuka wera nk'isezerano asohorejwe atitondera amategeko y'Imana. Yohana ya mbere 2:3 haranditse ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye numubeshyi no kuri ntikuri muri we. Weho unyumva, bimenye ko itorero ry'ukuri inyuma y'ubwiza bwaryo rirengera ukuri. Ibyo bihimbano Yesu yavutse 25/12 ntaho byanditse. Ibyo bihimbano ngo mu kwa kangahe mu kwa kane ngo tariki ngo ni Pasika ntaho byanditse. Kwanza abazasoma kuva 12 hariya bari kurya ibya Pasika, ni koko biranditse ngo buri mwaka bagomba kwizihiza Pasika. Noneho Pasika ya nyuma bakoze iboneka muri Matayo 26 uhereye ku murongo wa 26. Bari iyo Pasika, umurongo muzawusome munawuhuje na Yohana 13. Kuri iyo Pasika bari kuyirya, iyo bajyaga bibuka buri mwaka ivuga Yesu uzapfa, cyangwa se kagatama kabarokoye bava mu Egiputa. Nuko Yesu akoramo umutsima umwe muyo baryaga ya Pasika, awutanga mu ifunguro ryera. Uriya munsi yarahagaritse Pasika, ashyizeho undi mugenzo wo kumwibuka witwa ifunguro ryera. Akaba ariyo mpamvu Bakorinto ba mbere igice ni cya 5 umurongo
wa karindwi haranditse ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya mwe mutakirimo umusemburo wa kera koko kuko pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Umunsi Yesu yatangaga ifunguro ryera yarahagaritse pasika kuko bwari bukeye abambwe, we yashushanyaga akabambwa ikarangira nyine ibyo bikavaho. None bijye bitera isoni no kwibaza niba umuntu kubera ko adahari akaguha ifoto ngo dore agafoto uzajya unyibukiraho, n'umunsi yaje noneho mwicaranye ntumurebe ahubwo ukagira urareba ifoto, cyangwa se nubwo wajya unamurebaho ukareba no ku foto waba ufite ikibazo. Ubwo rero pasika cyari igishushanyo kivuga urupfu rwa Yesu rwarabaye, rero irahagarara, ahubwo aratubwira ngo mujye mukora ibi kugira ngo munyibuke ari ryo funguro ryera. Ibihimbano, ibintu byo gusenga ibishushanyo kuva 20 birabujijwe. Bamwe bajya bavuga ngo ni imfashanyigisho, haba ku kabiri 18 kugeza 19 haranditse ngo oya ibishushanyo ntibyakwigisha. Abandi bakabyita amazina atandukanye. Muri Zaburi 115 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8 baravuze ngo ibyo bishushanyo bifite akanwa ntibivuga, ngo bigira amaso ntibirore, ibirenge ntibigende, bikagira intoki ntibikorakore, bikagira imihogo ntibiyivugisha, ngo ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Ntabwo byemewe mu misengere ku muntu wayobotse Imana ayisenga akoresheje igishushanyo. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Ntabwo bikwiye ngo tugore ku mubatizo. Torero rigomba kurengera ukuri. Wagoretswe uti icyambere umubatizo ubera mu mazi menshi bakakwinikamo. Ni Yohana 3:22. Ntawo kugahanga uba muri Bibiliya. Matayo 3:16 ngo Yesu amaze kubatizwa ngo uwo mwanya ava mu mazi. Uwo mwanya ava mu mazi. Ikindi kandi mugomba kumenya ni koko umaze kubatizwa utangiye ubukristo agira urugendo rwo kwezwa, ibyo nibyo, ariko se uzi ngo baramukomeza agakomera. Iyo ni imigenzo ngo baramukomeje arakomera. Uzi kubatizwa mwenze ikigage mukazakomezwa noneho hari ugwagwa. Subwo izo mpinduka ibyo bintu ni ibintu biraho by'ibihimbano. Ntawe batiza uruhinja kuko Abaroma 10 uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku wa 17 haranditse ngo mbe bamwambaza bate bataramwizera, bamwizera bate bataramwumva, bamwumva bate ntawe babwirije, ngo dore kwizera kuzanwa no kumva kukazanwa n'iryo jambo. Muri Mariko 13:16 ngo abizeye bakabatizwa bazakizwa. Wizera rero ari byo bakubwirije, uba bateza amatwi ibyigisho bari kubwirizwa, niba byemera baraba bizeye, hirya yo kwizera bazabatizwa. None se urwo ruhinja mujye muruganiza narwo rukizera. None igiteye no kukwereka ko kuko biba bidafashije nuko hari abarubatiza ejo bajya kugifunguro ryera nabo bakabazi ko barusondetse bakarwima, rukazakora urugendo rwo kubyigira kugeza rutsindiye rukabyigira. Uje bari bagusondetse waruhinje. Umubatizo ntabwo habatiza umuyobozi w'idini runaka wabitorewe. Bamwe bati ni pasiteri gusa, abandi ngo ni umusaseridoti. Ibyo ni ibinyoma. Muri Bibiliya umudiyakoni arabatiza, ni byakozwe 8:26 kugeza 3:8. Ni umudiyakoni witwa Filipo wabatije inkoni. Muri Bibiliya umuvuga butumwa ari we wese arabatiza apfa kuba ari inyangamugayo. N'Abakorinto ba mbere 1:14 kugeza 16. Muri Bibiliya umwizera church member usanzwe arabatiza. Na Ananiya wabatije Sawuli, ni byakozwe 9:10 n'abandi. Rero ibi bintu by'ibinyoma kugeza ubwo abantu mu misengere bagenda bavanga n'abadasoma batazi iyo byanditse mu mirongo babirebesha gushyira mu gaciro bakabigaya. Gasanga umuntu ari gusenga ngo Mana ngo Yesu ngo wowe uri guhiga. Gusenga kwa rugutuza ukavuga ibyifuzo byawe. Ko Bibiliya Yesu yavuze ngo nimusenga ntimukajye muramera nk'indyajya ngo zivuga amagambo ziyasubiramo ngo Mana ngo Yesu ngo gitare ngo ngo ararara. Bamwe bakagarama, abandi bagasenga bari kugenda, abandi bari kubyinagura. Mujye muratuza, mwituze no mu byiringiro niho muzakirizwa. Ibyo ni ibinyoma.
abandi bakajya gusengesha. Ubu dufite abagore abagabo abakecuru bazi ko watasenga ngo ijuru rimwumve, ahubwo barakerega, bafite abantu babariye umutima ngo babasengere babarye utwabo, kuko amasengesho aragugwa, bakishyura na tarifu yanditse hariya ngo ay'isaha y'ukwezi y'umunsi. Nuko ibyo byose ni ibinyoma. Yesu uhereye umunsi yabambwaga ku musaraba, dufite uburenganzira twese bwo gupfukama tugasenga Imana mu izina rye, ibyacu bikumvikana. Nta muntu uri special w'umusenzi ushinzwe gusengera rubanda. Abandi ngo basenga ngo mu ndimi ngo zabagarabagasha intazi. Ibyo ni ibinyoma, ibyo ni ibinyoma. Maze rero Satani ni umugome, agafata imwe mu mirongo ya Bibiliya akayigoreka, akaba ari byo abantu bitwaza ngo n'intumwa zavuze indimi. Ndabyemera, byakozwe kabiri, zavuze indimi. Bantu mu nyumve, intumwa zari zitumwe kubwiriza isi zari zigiye kubwiriza ifite indimi zitandukanye, ntizari zizizi. Nuko umwuka wera zimanukiye zivuga indimi, zavuze indimi za bya bihugu zenda kujyamo. Kandi abumvise izo ndimi ntabwo ari izo ntumwa zazivuze ngo zizisobanure, ahubwo musome icyo gice ngo abo mw'ibyo bihugu baravuga ngo aba bose si abanyagalilaya. None kuki turi kubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Turi abapariti, turi abayebusi, turi abamezopotamiya. Ni ukuvuga ngo Imana igutumye mu bavuga indimi utazi koko yaziguha, ariko ukavuga izo ndimi bavuga. None mwebwe muteranye muri Abanyarwanda, mwicaye ku gasozi muravukana, uratangiye ngo shiriri. Iyo shiririri ni nani wowe ugiye no kuyisobanura? Uri mu biki niba atari uburwayi? Ibi ni ibinyoma bigomba kuranduka mu bwenge bw'abantu. Abandi ngo bafite imyobo ngo basengeramo. Njya numva ngo hari imisozi ngo yitwa Zandabirambiwe, ngo hari imisozi ngo yitwa Kanyarira, ngo hari imisozi yitwa ngo Bisubizo uraje. Nta hantu hari special nkuko hari abajya bajya Imaka n'ahandi ngo niho umugisha wagenewe. Oya, aho babiri cyangwa batatu bateraniye Imana ibihari. Imana wayibonoka bakabye hafi yawe, niko Bibiliya ivuga. Rero ibyo byose ni ibinyoma byamaze kwiyubaka mu bantu, bamwe bikabatera n'ingorane. Noneho ikindi kinyoma ntabura kuvuga ni iyi ngeso yo gupanga kurya imitsi ya rubanda. Iyi ngeso yo gupanga kurya imitsi ya rubanda, dusubiye mu itorero ry'intumwa, Yesu ibyo ntiyabikoze, Petero ntiyabikoze, Pawulo ntiyabikoze. Byakozwe 22:32. Watanga n'umuhamya aravuga ngo muzi ko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nari nkennye nabo twari kumwe. Arangije avuga ngo nababereye icyitegererezo muri byose, ko ariko namwe mukwiye gukoresha amaboko yanyu mbese mwitunga ahubwo mufashe n'abandi. Abibutsa n'amagambo umwami yari yaravuze ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ntiyigeze arya imitsi ya rubanda. Uwo ni Yesu, intumwa ze ntizabikoze. Noneho uyu munsi wa none nibwo abagabo n'abagore bigize abavuga butumwa bavuga ngo turi kuyajya ngo nk'abarewe. Nose by'uburewe biracyahari. Ubu muri abatambyi nimwe muhuza abantu n'Imana, muba mu buturo bwera, hari aho bwubatse bugira hera bukagira n'ahera cyane. Rero iki nacyo ni ikinyoma. Wewe unyumva, niba utanabikora ukabikorerwa, irinde be kugusahura. Aho umuntu akubwira ngo zana ngo donc mwumve namwe iyi filozofi. Umuntu akakubwira ko niba ushaka gukira uzamuzanira, nuzana ukushyiramo menshi niko nawe imigisha izaza ari myinshi. Kuki niba iyo bashyize mu kebo kawe wa muyobozi w'idini we kuri kubasezeranira ko ari bw'imigisha izaza, kuki wowe ukizwa nayo bazanye, wewe washyize mu kandi ngo imigishize? Nawe uzajya ushaka ujya kurambika nawe imigishize utariye y'abandi, bigushuka mwizera. Wewe warakoze urayabona, uzayamuha akubwire ngo imigishize izana, kandi nawe ntiyizanye niyo umushyiye. Rero ibi binyoma kugeza ubwo ari byo byateye ko mu myizerere itandukanye bajya bagira amoko y'utuntu n'utundi, ngo yasangapi, ngo yasangapi, aya Noheri, aya Pasika, ayo kuvuka, ayo gushima, ayo mugoroba, ayo igitondo, aya korari, aya niforme, baraduhimba ngo tugwire n'amafaranga. Bageze ubwo bakanayadoroka, bageze ubwo bakanayimusamariya. Ngamo zasomye byakozwe no mu 9 kira gitekerezo cya Doruka
ngo yafataga ubudodo bwe, agafata ikoroshi ye, agafata igihe cye, agashona imyenda akayiha abapfakazi. Umusamariya anyuze ku muntu wakomeretse, uw'umulewi n'umutambyi bari batambutseho barigendera, aramwitaho, agura elayo, aramwomora, akodesha icumbi amushyiramo, abwira na bene icumbi ngo n'ibindi muzakoresha birenzeho muzambwire nzabyishyura. None weho wicaye, none aho wicaye mu idini yawe, aho kubwira bizera ngo iyo mu misozi aho mutuye, iyo muri karitsiye mujye mukora nka Doruka, iyo mu misozi aho muri karitsiye mutuye mujye mugira neza nk'iy'umusamariya mwiza, ahubwo ukababwira ngo munzanira ya Doruka, munzanire nayo umusamariya mwiza. Yarayagutumye. Ibi ni ibinyoma bigomba kuranduka mu bwenge bw'abantu. Umugambi w'itorero ry'Imana mu minsi iheruka harimo kurandura ibi binyoma. Noneho harimo n'iby'ubujiji, byo ntakirwa mvuga. Abantu kubarambika hasi ngo bakandagireho ngo barabona umugisha. Muri ibihugu by'Iburasirazuba, umuyobozi w'idini hari aho ajya ahagarara ku kintu cy'igipodiyumu, agasoba hasi akihagarika, bakagwanira ko zibagwaho ngo babe babonye umugisha. Harimo abajya bigira Imana, imwe iherutse gupfa, najyaga nyibona kuri YouTube, yarakutse n'amenyo yarashize, iyo Mana ikuka amenyo. Ariko basanga udukecuru, udusaza, abagabo bari devoted, bamwitangiye. Ari n'umugore najyaga numva ari kuvuga ngo kuva ngo uyu mugabo wanjye, ngo iyi Mana yacu ngo kuva yandongora, ubwo si yo Mana irongora. Ukaba nawe uri umugore we mubyaranye, nawe ugahindukira ukamusenga nk'Imana. Ibi bihugu byahijya ibyo birimo, iyo nta nubwo ari imyizerere wavuga, ibyo byo n'ubujiji, kandi ibinyoma bijya bitera ubujiji. Nyuma bitera ubujiji, umuntu akakubwira ngo nzaguha umugisha, ugafata imodoka yawe ukayimuha nta yindi ugira, ugafata inzu n'urupangu ugasinya ngo ajyane. Ibinyoma bijya bitera ubwenge buke n'ubujiji. Uwagira ngo mwige ukuri kwaba batura. Yohana 8 muhere ku murongo wa 31, ukuri kurabatura. Bana b'Imana, reka njye ku ngingo ya 3, kandi buriya nyigeze kure. Iri torero ryo mu minsi iheruka nababwiye ko rigomba kugira imikorere itandukanye n'ibisanzwe mwari muzi. Mu gitabo cyitwa TM cyangwa se Testimonies to Ministers, harimo amagambo ari kuvuga ngo uko ubutumwa buzabwirizwa, ngo buzabwirizwa mu buryo, let me tell you that the Lord will work in this last work in a manner very much out of the common order of things. Mureke mbabwire ko Nyagasani azakora umurimo we muri uyu murimo uheruka mu buryo buhabanye cyane na gahunda yari isanzwe imenyerewe y'ibintu, and in a way that will be contrary to any human planning. Kandi Nyagasani azawukora mu nzira izaba ihabanye cyangwa se iteranye umugongo n'igenamigambi rya muntu. Icyakora ngo hazabaho abantu bazajya barwanya n'ubu butumwa ngo bashaka ko bukora nk'uko ibindi bamenyereye bikora, ariko ibyo ntibizaba. Kubw'ibyo hari urujijo amadini yateje ku buryo kuvumbura itorero bigoye. Hari nabo bubwiriza bakabyumva, banyira bakavuga ati namwe yaba ari amareshya mugenera, ejo bwacya mukaba namwe mwabaye nk'abandi. N'urujijo rwatejwe n'amadini, bigatuma iri torero bigorana kugaragara. Ntabwo nduvugaho byinshi kuko by'ingenzi nabivuze. Ni ugushakira inyungu ku kantu kose, ni ugushaka icyubahiro, ni ugushaka kwamamara no gukomera. Ngibyo ibyo rubanda bajya bakeka ko bari kubwiriza bose byaba ari byo bazabagushamo, kuko ibyo byo barabibonye. Ni nkaho abubwirije bakubwiye bati abaturya n'abatunyunyuza turabasanganye, tubwira ikindi gishyuzanye. Uru rujijo rero reka turubakurireho. Itorero ry'Imana ry'ukuri
ntawo muri ryo ukorera inyungu. Yohana 10:11 ni nge mwungeri mwiza, mwungeri mwiza apfira intamaze, ariko uragirira ibihembo si umwungeri bwite, niyisegarije arahunga agati intama. Kuba kurikirana imirongo ya Bibiliya, abameze nk'aba basahuzi b'uyu munsi babagaho no mu gihe cya Pawulo, ubutumwa bwiza bugomba guhangana nabo nk'uko Pawulo yahanganye nabo. Abafilipi yabavuze mu Bafilipi igice cya 3:18 n'uwa 19, hariho benshi bagenda ukundi, abo nabababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko arabanze b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo no kurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Mu Kirundi baranditse ngo iby'isi nibyo bababaye. Hari abantu bari gutambuka hanze bafashe za Bibiliya babwiriza bagira ute, ariko agakiza k'umutima ntabwo bagatunze, ahubwo bashaka ko hari abizera bagwira bakabaha bagakira, ibyo gusa. Ibyo rero ubutumwa bwiza ntibukorana n'uwo murongo. Ngaho kubasoma ibitabo n'abasoma umwuka w'abahanuzi, igihe ubugorozi bwahanurwaga ahagana mu mwaka w'1909 ko buzabaho, kubera ko byari bihanuwe hasanzwe itorero rinyunyuza imitsi ya rubanda, rivuga isabato, rivuga amategeko. Nk'uyu munsi hano baranditse mu Bihamya by'Itorero umuzingo wa 9 page 27 ngo igihe ni kigufi kandi imbaraga zacu tugomba kuzegeranya kugira ngo dukore umurimo urushijeho kuba mugari. Laborers are needed who comprehend the greatness of the work and who will engage in it, not for the wages they receive, but from a realization of the nearness of the end. Abakozi barakenewe, basobanukiwe n'ubwaguke bw'umurimo kandi biteguye kwinjiramo bakawukora, atari uko bahawe ibihembo, ahubwo babitewe n'uko iherezo rya byose riri bugufi. Bana b'Imana, iri jambo muryumve, byahanuwe ko ubutumwa buheruka, ivugurura n'ubugorozi. Niba abakozi bakenewe bagiye gukora umurimo batabitewe n'uko bahawe ibihembo, ahubwo babitewe n'uko bamaze kurabuka ku iherezo rya byose riri bugufi. Akaba ariyo mpamvu rero mu butumwa buheruka nta ukoramo akorera ibihembo, nta uba amashaka icyubahiro, kugeza ubwo abantu biyita amazina y'Imana nka Revera n'ayandi na Papa, nta ubamo. Ibyo byanditse muri Mateyo 23:6 kugeza 12, ntakagira umuntu wo mu isi mwita data, so n'umwe n'uwo mu ijuru, twese turabavandimwe. Icyakora buri wese afite se wamubyaye umwe, ariko se w'abatuye isi bose ntabwo aba, cyetse Imana yonyine yo mu ijuru. Reverend ni izina ry'Imana naryo, byanditse muri Zaburi 111:9, aho bavuze ngo holy and reverend is his name. Wera kandi Revera ni izina ry'Uwiteka. Hari n'abantu bajya bagira bagakora n'ibirimo ubujiji kandi ubona bamwe bajijutse. Uko umuntu akubwiye ngo nge nabaye mwarimu, ngo mba pastor utera, ngo nazamuka mbuwera, ngo pastor mukuru, ngo naraharenze, ngo narenze bishop, ngo ubu nda apotre. Ubwo apotre akaba ari gihangangiye bataramutsa kumugeraho wa audience, uwo mwene data utari mwene data, ibyo si by'Imana. Ibyo si by'Imana. Utararika ngo mujye guhinga, ntiwaburarika ngo mujye gusakara, murarika ngo mujye gusura, ntiwamura. Abo bene data batari bene data, gushaka icyubahiro, kwamamara no gukomera mu by'Imana, byatumye urujijo ruba mu bantu. Uvuza Imana wese bakamufotoramo ko yaba ari byo ashaka. Ngaho bana b'Imana, ibyo narimvuza apotre muzabisoma Abakorinto ba mbere 4, aho Pawulo yavugaga ku murongo wa 9 ngo twebwe intumwa, nous les apôtres, ngo wagira ngo Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abacira urubanza rwo gupfa, ngo turinzerereze, twishwe n'inzara, twishwe n'inyota, dukubitwa ibipfunsi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Pawulo yabahaga amahema, sinzi niba na apotre wowe yariboha ngo afata agafuni. Ibi rero byo gushaka icyubahiro, kwamamara, gukomera inyungu witwaje Bibiliya, biteye urujijo, bisigaye bituma bamwe bibwira ko ahari ufashe Bibiliya wese ari byo ashaka. Ngaho Abaroma 12:10 haranditse ngo kubyo gukunda bene data dukundane rwose, kubw'icyubahiro buri wese ajya ashyira imbere
mugenzi we. Abakorinto ba mbere 12:12 handitse ko ababa mu itorero bose n'impano zabo zose zirareshya imbere y'Imana. Uririmba ngana n'utura, usenga ngana n'ubwiriza, umudiyakoni ngana n'umukuru w'itorero, umuvugabutumwa ngana n'uwasigaye ari guhinga, ucuruza kandi amafaranga ye n'uhinga ibijumba by'akabari byo dufashisha abakene angana n'uwagiye kure mu mahanga. Imbere y'Imana twese turareshya. Ni nayo mpamvu nta n'ukorera ibihembo, ninde wahemba ninde wasiga, bose bahembwa ko n'abakozi b'Imana. Bana b'Imana, uru rujijo nibaze ko mwe mu nyumva ruvuye. Abazasoma ibitabo muzasome mu bifuzuwe byose. Igifaransa ni 543 haranditse ngo ubwami Kristo yimitse ngo mubo yahamagaye bose ntawe yahamagariye gutegeka abandi, ngo ahubwo ngo umunyembaraga ufite ubushobozi, uwize, uri mu mwanya runaka, ngo ntacyo bimumariye n'utunze, ngo ahubwo bimushyiramo umwenda wo gukorera bagenzi be. Ingingo isoza nuko itorero riharanira gusa agakiza ka mwene muntu. Weho unyumva aha simpavuga byinshi, weho unyumva abari mu itorero nta kindi bapfana keretse ko wihana ukakira Yesu, nanjye nkihana nkakira Yesu, tukihana ibyaha byacu tukazajya mu ijuru. Niyo ntego y'itorero. Ariko aha nakavuze byinshi, ariko reka mvuge ibi bikurikira. Bitewe nuko abantu badashaka n'abagakiza. Muri Timoteyo ya 2 igice cya 4:3 ngo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Kuri wa murongo twasomye ko hari abantu z'ibinyoma bayobya, hari n'abizera bashaka kuyobywa. Ibi ndabitangaho urugero mbere kuri uyu murongo ngo nabizera bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Twihana tuza mu butumwa bwiza ngo duhinduke. Wari umusinza bireke, wari umusambanya bireke, wambaraga n'aba bireke, wasuzugura ababyeyi bireke. None umuntu akaba ashaka kuba uw'Imana ariko adashaka kubireka. Nuko agakora iperereza akagera abaza ngo ariko ubundi ngo idini yanyemera ngo nkayisengamo ngo na Primus ni iyi, kugeza ubwo umuntu ari we wishakira aho azasengera. Ngo ugiye hari aho bakuvuzaho induru. None se ko n'umukobwa nshaka kujya nambara ipantaro na zimwe zimeze kwa kuri, ni irihe dini ribyemera? None se ko ndefiriza n'inzara nkasiga, ni irihe dini byemera? Noneho ugasanga umwizera udashaka guhinduka ni uri guhiga idini rizemera ukwasi. Intambara ikomeye. Igifaransa n'urupapuro rwa 416 ngo maze ugasanga ngo amatorero menshi ngo yuzuyemo abo bise le monde baptisé, n'udupagana ariko twabatijwe. Ngo akabiri bajye babwira abapasiteri ngo mujye mutubwirizwa ibibwirizwa biryoshye, ngo ariko ntimugakome ku cyaha. Ngo kuko ibitabo by'amadini menshi byuzuyemo abanyabyaha batagira ingano. Ariko ubutumwa bwiza buvuga icyaha cyose bukiwe, uko barya nabi, uko banywa nabi, uko bambara nabi, uko bafata imisatsi nabi, uko bafata inzara n'amatwi nabi, uko babana n'abandi nabi. Ibyaha byose birazikukwa kugira ngo wumve ibyaha byawe wihane. Nicyo tugushakaho, nicyo nshakaho. Itorero riharanira gusa agakiza ka mwene muntu. Bana b'Imana, ntabwo ndenza, nimureke nge namwe tuyoboke itorero ryo mu minsi y'imperuka, aho Imana ishyize umugisha bariho tujya. Natwe ubu wacu tuba abayoboke b'itorero rizima, tuve mu bahanuzi b'ibinyoma. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.